muri icyo giterane ndimo mbwiriza, umwana yaravuye kuri kaminuza araza arambwira ati mfite mama urwaye amaze amezi agera ku 8. hanyuma byo bwatuma bigera Imana niyimane uburyo. Imana ije kwimana uburyo kubyari biguhagurukiye. Ngo Farawo agera yavuga ngo yimana amazi agakama ngo ariko yayatanga kubika isi. Niba wari warabuze uburyo, Imana igiye kurekura uburyo. Hari uburyo Imana igiye kuzana. Hari uburyo abanzi bawe bakohererezamo amagini. Hari uburyo bakohererezamo amarozi. Hari uburyo bagushika. Ariko Imana iravuze ngo ariko abura uburyo. Imana imwima uburyo. Mu gitondo cyo gupfa kwa Morodekayi kibi cy'indirimbo z'Imana, kibi cy'indirimbo yishimwe, ahubwo wari gupfa. Ndagira ngo mbasuhuze mwebwe mwese mudukurikiye, mbasuhuze abari mu Rwanda n'abari hanze yarwo. Ariko kandi nanashimire cyane nanubahe n'amavuta ya Denise uduhaye ikaze kuri iyi TV. Imana imuha umugisha. Akubatanzi rero nitwa CYPRIAN Hakizimana, ndi umukozi w'Imana, nkora umurimo w'Imana mu buryo busanzwe, nkorera mu itorero. Ariko iyi mpamvu wenda ntakunze kuvuga ngo itorero riniri cyane, mba ndi hano nkanjye, ntabwo mba ndi hano mu buryo bujyanye n'akazi k'itorero sengeramo, ahubwo niyo mpamvu mba mvuze gutyo. Gusa ndashaka ko tuganira amagambo y'Imana. Kenshi nanone iyo wifuza kudusura mu biganiro byacu dutanga, ushobora kudusura ku Irembo Ryera TV, ukagira ndetse iyo ushaka kuvugana natwe na nimero wazihasanga, ndaza no kuziguhasoza iyi nyigisho. Ndagira ngo rero mbifurize ibihe byiza aho muri hose, kuko hari ijambo nahawe n'Imana turi buze gusoma cyangwa se nsoma muri Mariko ibice 6 umurongo wa 19. Turavuga ijambo rigufi cyane, ubundi tuganire ndangize senge mpesha umugisha umuntu wese warunkurikiye. Nicyo gituma haranditse ngo nicyo gituma Herode yamuhigiraga ashaka kumwica, ariko ntiyabona uburyo. Ijambo shaka kuvuga ni ijambo rivuga ngo Imana yimanye uburyo ku banzi bawe. Imana yimanye uburyo ku banzi bawe baguhiga. Kuba hari abantu bagutekereje ngo upfe cyangwa umere ukundi kuntu, iyo babibonera uburyo biba byaragenze uko babitekereza. Ariko kuko n'iyu munsi bakibigerageza uburyo bwabyo bukabura, Imana yimanye uburyo kuri ibyo bintu. Ndagira ngo nkurikire. Herode yaramuhigiraga, Herode yaramushakaga. Nawe ushobora kuba ufite Herode wawe. Yanyura mu nshuti musengana, yanyura mu usa nabo wizera, ariko bagufiteho indi mihigo wowe udatekereza. Ariko hari Imana shaka kuvuga yimanye uburyo. Ubwo buryo bwo kuba bakugirira nabi ntibari bubone. Hari Imana yimanye uburyo. Amen. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya iravuze ngo Herode yaramuhigiraga. Nujya mu byakozwe n'intumwa, uraza kuhasanga abagabo basaga 70 bavuze ngo ntituzarya ntituzanywa tutarica Pawulo. Ngo bagerageza uburyo bwishi burenze bumwe. Ngo bagera uburyo bwo kwishushanya, ngo bigire nk'abakunzi be, nk'abashaka kumenya ibye. Ariko Imana ikagiburizamo ubwo buryo. Hari uburyo abanzi bawe batekenitse. Hari uburyo abanzi bawe bakohererezamo amagini. Hari uburyo bakohererezamo amarozi. Hari uburyo bagushika. Ariko Imana iravuze ngo ije kwimana uburyo. Uburyo bwabo ni amafaranga bashora, uburyo bwabo ni amagambo bakuvuga,
uburyo bwawo ni ibintu byinshi bitandukanye bakoresha, ariko ndashaka kugira ngo nkubwire Imana igiye gukora ikintu kidasanzwe mu buzima bwawe. Rato pelevosi waza de contraire emenido stis igidre. Imana igiye kwima uburyo ababisha bawe. Imana igiye kwima uburyo abaguhiga. Imana igiye kwima uburyo abantu baguhagurukiye. Reka igitangaza cyawe kigufungukire. Reka imbaraga zawe zigaragare. Ndagira ngo mbibutse igihe kimwe ubwo abagabo bafataga umugore ngo wari waraye abavuga ko asambana. Sinemera ko uwo mugore yari yasambanye, ariko sinanemeza niba atanabikoze. Ariko gusa bamuzindukanye imbere ya Yesu, babona ko bafite uburyo bwo kumutera amabuye, banayazanye. Ariko basanga Imana, basanga Yesu arahari, abima uburyo. Baravuga ngo amategeko hari ibyo yemera, ariko Yesu we uburyo bwe bubeshaho. Uburyo bw'Imana bujya butubeshaho mu byago. Uburyo bw'Imana bujya butuma tongera tukabona Imana. Uburyo bw'Imana bujya butuma tuva mu rupfu. Uburyo bw'Imana butuma tujya tuva ahantu. Uburyo bw'Imana yacu mu izina rya Yesu bushobora kugukura mu cyaha cyakugize imbata. Uburyo bw'Imana bwagukura muri ako gahinda. Imana ijya yimana uburyo igatanga ubundi. Iyo ibwimye abanzi bawe, wowe iguha uburyo. Hari uburyo Imana yibikiye bwo gukora, bwo kubeshaho, bwo kurema, bwo gukiza, bwo kuzura, bwo gukora ibintu birenze ibyo wewe utekereza. La labaya zomene le dostile eneki. Ndumva shaka guhanurira ubuzima bwawe, nkubwire ngo hari uburyo Imana igiye gukora bukomeye. Buriya abantu benshi batagera ku bintu bikomeye babuze uburyo. Nta muntu wanze kubaka inzu nziza nuko abura uburyo. Umva, nta muntu wanze gutura heza, nta muntu wanze kwiga amashuri ngo yarangize, nta muntu wanze gushyingirwa. Ikibazo bose babuze uburyo. Bibiliya avuga ngo yimana amazi agakama ngo ariko yayatanga kubika isi. Niba wari warabuze uburyo, Imana igiye kurekura uburyo. Hari uburyo Imana igiye kuzana, hari uburyo bugiye kongera. Imana igiye kugobora uburyo utatekerezaga. Akira uburyo mu izina rya Yesu. Akira uburyo. Uburyo bwawe ugiye kububona. Uburyo bwawe bugiye kurema ikintu kidasanzwe. Uburyo Imana igiye kuguha. Tekereza nawe. Ariko Mana ibuke Saduraka, Meshaka na Abedenego. Ibuke umwami Nebukadinezari yari yabonye uburyo bwo gutwika abantu. Inkwara zishaka arazibona, ibintu byose byo gukoresha arabibona, ariko ntiyamenya ko umuntu ashobora kukugiraho ububasha, ariko Imana ikamwima uburyo bwo kugira gute, bwo kuguhitana. Abashyira mu muriro, ariko Imana yimana imwima uburyo. Yari yabonye amahirwe yo kubica, ariko ntiyabona uburyo. Ndagira ngo Imana ireme uburyo ku buzima bwawe, ariko yime n'abanzi bawe uburyo. Tekereza iki kintu. Moridekayi ku irembo ry'ibwami yari ari kumwe n'umuntu bita Hamani. Hamani yashaka kumwica. Hamani yashaka kumugirira nabi. Hamani yashaka kumutsemba, kandi si we wenyine, ahubwo yashaka kumutsembana n'ubwoko bwabo. Ariko Imana yimana uburyo. Hari igihe imbere yawe hahagaze abanyabubasha, ariko Imana ikabima uburyo. Uburyo abanzi bari gushakisha, reka tuvuge ngo babubure mu izina rya Yesu. Uburyo bwo kugira ngo bakugirire nabi, Imana nibwimane.
birashoboka ko inama zabo zaterana, birashoboka ko ibintu byose babikora, birashoboka ko bakwemvesitisamo amafaranga menshi n'umwanya wabo, ariko Uwiteka Imana yawe ikimana uburyo. Bibiliya avuga ngo ahari bazaguhagurukira ariko sijye uzabahagurukije, ahari bazaterana ariko sijye uzabateranyije, bazaguhiga banyuze mu nzira imwe batatane banyuze mu nzira zirindwi. Hari Imana ije kwima uburyo abanzi bawe. Imana izabi mu buryo bwo guhura. Imana ishobora kuba ubwo guhura ariko ikaba mu bwo gufata umwanzuro. Imana iza iyimanya uburyo ku banzi bawe, iyo babugira ntiwari kubukiriho. Namani cyangwa se Hamani yagize amahirwe yo kugera ku mwami baravugana, yagize amahirwe yo gukora ibyo yarashoboye byose, ariko abura uburyo. Imana imwima uburyo. Mu gitondo cyo gupfa kwa Morodekayi kiba icy'indirimbo z'Imana, kiba icy'indirimbo y'ishimwe. Ahubwo uwari gupfa, uwari kwica Morodekayi ahinduka umuhesha icyubahiro, nyuma arangije ahubwo aba ari upfa. Ndagira ngo Imana inyuranye ibintu mu izina rya Yesu. Imana ninyuranye ibintu bikomeye mu buzima bwawe, ninyuranye ibintu bidasanzwe, ikora ibintu birenze ibyo nabasha kuvuga. Ndibuka igihe kimwe, iyi Imana yatanze uburyo ntibigombera amasengesho menshi, iyi Imana yatanze uburyo ntibigombera umwanya munini. Umunsi umwe ndi kubwiriza ahantu bita Ikibingo muri Karama, hanyuma ndimo mbwiriza, haza umwana yaramaze imyaka 12 ari ikiragi atabasha kuvuga. Hanyuma noneho mu gihe atabashaga kuvuga, ndimo mbwiriza numva ijwi rimbwiye ngo bwira uriya muntu ko muhamagare. Ndamuhamagara, araza. Aje ndavuga ngo ndamubwira nitera haleluya. Abantu baravuga ati ntabwo avuga, ni ikiragi cy'imyaka isaga 12. Ndavuga intaravuga mu izina rya Yesu. Uwo munsi aravuga, kubera ko Imana yari itanze uburyo. Iyi Imana yatanze uburyo ntibigombera ubuhanga, ntibigombera indi experience. Imana uburyo, Imana iguhaye uburyo, iyo munsi washyingirwa. Imana iguhaye uburyo, Imana ishyizeho uburyo wazingurwa, wava mu ubwo butayu, wava mu ubwo bugaragwa. Imana yareze miniwa, yadostitse pidedra, yarestosikidra, yahagurutse ibintu, yakora ibintu birenze ibyo utekereza. Bwira Imana iguha uburyo. Reka nkubwize ukuri, ariko reka mbanze nkubwire, Imana yahaye uburyo Farawo bwo guhaguruka, ariko imwima uburyo bwo kugera ku Bisirayeli. Imana yahaye uburyo Farawo bwo kuvuga no kugira ijambo ku Bisirayeli, ariko ku nyanja itukura Imana ibima uburyo. Ndagira ngo Imana yima uburyo abanzi bawe bari bagukurikiye, bahagurutse, bari baje, bari bibwira ko bakugezeho, ariko Imana ibima uburyo. Bageze ku nyanja itukura, Abanyegiputa baje, gusuma kwabo kurimo guhinda, ariko Imana yari yateguye ko ibima uburyo. Ibwira Abisirayeli ati bana banjye nimuhagarare nkwereke ukuntu ngiye kwima uburyo abanzi banyu bahagurutse. Imana niyimana uburyo ku byaguhagurukiye, Imana niyimana uburyo ko byakugeraho, Imana niyimana uburyo bwatuma bigera. Imana niyimane uburyo. Imana ije kwimana uburyo ku byari biguhagurukiye ngo Farawo agera ku nyanja, ariko Imana imwima uburyo bwo kubona uko yica Abisirayeli. Reka nkubwize ukuri, aradostile mine, Imana igiye kubinyuranya. Shatse kuvuga iki? Imana igiye kubinyuranya. Hari ibintu Imana igiye kunyuranya, hari ibintu Imana igiye kunyuranya. Hari ibintu Imana igiye kunyuranya, ibihinduranye. Ibyo watekerezaga ko bigize ukuntu, Imana ibinyuranye. Imana yimanye uburyo ku banzi bawe. Imana yimanye uburyo. Muri icyo giterane ndimo mbwiriza, umwana yaravuye kuri kaminuza, araza arambwira ati mfite mama urwaye amaze amezi agera ku 8. Hanyuma arambwira ati wafasha ukamusengera. Namubwiye nti uwo mwanya sinkufite, nkuramo karuvati ndayisengera, ndayica ndamubwira ngende uyimwambike. Hanyuma areguka
araza kwakira ubuzima, ajyana iyo karuvati, agenda yambika mama we ahita yeguka, aba muzima, yakira ikintu bita ubuzima. Nakubwiye ngo ntibigombera amasengesho menshi, ahubwo bigombera uburyo. Iyi Mana yagize gute? Yashyizeho uburyo ngo Petero n'izindi ntumwa bagiye ku nyanja, ariko basanga Imana ntiyashyizeho uburyo bw'uko bari bubone amafi. Reka mbanze nkubwire, iyi Imana itashyizeho uburyo, ucururiza ku iseta nziza ariko ukayabura. Iyi Imana itashyizeho uburyo, ugira isura nziza ariko ugatinda gushaka. Iyi Imana itashyizeho uburyo, uba mwiza ariko ukagira icyangiro. Iyi Imana itashyizeho uburyo, ibintu bijya byanga, ariko ngo Yesu aje arimo arabwira ati mwakoze ibintu ariko nimwabikorera mu buryo bwabyo, mwazindutse mwataye umurimo wanjye mujya gushaka ibintu ariko mubura uburyo. Arangije abaza abigishwa be, abaza ba Yohana, arabaza ngo mbese hari icyo mwabonye? Baramubwira ngo twakesheje ijoro. Ndagira ngo nkubwire, nawe ukesheje ijoro, ushaka keya, ukesheje ijoro ushaka kubwirwa neza, ukesheje ijoro ushaka akazi, ukesheje ijoro ushaka ubuzima, ukesheje ijoro ushaka impinduka zakubaho, biranga. Ariko ndagira ngo nguhuze n'umwami, ujye ushyiraho uburyo, labile mandotira, ujye ushyiraho uburyo amafi akaboneka. Ashyiraho uburyo, ntibigombera kuroba cyane, ntibigombera imbaraga nyinshi, ntibigombera inshundura nyinshi. Iyo Yesu ashyizeho uburyo, wakira uburyo mu izina rya Yesu. Imana iguha uburyo, Imana iguha uburyo. Ndagira ngo wibuke wa mupfakazi yari ari mu ideni, abura uburyo bwo kuryishyura, uburyo buranga. Abana be babajyana mu bwate, baravuga ati turaza kubafatira, ariko hari uburyo bwari bwabuze. Umva mushiki wanjye, umva mama wanjye nkurikiye, umva yewe musore nawe mugabo, hari uburyo nawe wabuze. Ariko ndagira ngo ngutangarize, Imana igiye kuguha uburyo. Ngo haza umuhanuzi Elisa, araza avuga amagambo akomeye. Umuhanuzi araza avuga ibintu bidasanzwe, aravuga ngo uburyo wari wabubuze, ariko Imana igiye kurema uburyo. Hari uburyo Imana igiye kurema bukwishyurira ideni, buguhesha agaciro, buguha ibyangombwa, buguhe gutinyuka, buguha ijambo mu rugo, buguha ijambo mu muryango. Ubwo buryo Imana ibushyireho mu izina rya Yesu. Ndagira ngo sengane nawe isengesho, ndagira ngo sengane nawe isengesho, isengesho rirema uburyo, isengesho ridostane bene, rihindura ibintu. Ndashaka ko Imana irema ibidasanzwe mu bisanzwe. Ndashaka ko Imana irema ibidasanzwe mu bisanzwe, kandi imbaraga z'Imana zikora ibintu biri hejuru. Irema ibirenze ibyo dutekereza, irema ibirenze ibyo twibwira, irema ibirenze ibyo usaba. Ndagira ngo sengane nawe. Mana, ndagushimira kubwo kugira neza kwawe, ndagushimira imbaraga zawe. Wimanye uburyo ku banzi bacu, tolabela vosini mine dokitrare. Wimanye uburyo ku banzi bacu, wimanye uburyo ku barozi baturoga, wimanye uburyo ku baduhiga. Wagiye uduhagararaho, wagiye utugirira neza. Twabonye imbaraga zawe zikomeye. Reka ubwiza bwawe buze, reka icyubahiro cyawe cyururuke, reka imbaraga zawe zikomere. Uhereye noneho dotala sikara bene fodestine, dutinze ikiraro kirema uburyo kuba wahamagaye, dutinze ikiraro kirema uburyo kuba watoranyije. Redestance nomini deto kiria, imbaraga zawe nizikora ibintu bikomeye. Shyiraho uburyo, shyiraho uburyo ku bantu bakubaha, shyiraho uburyo ku bantu bagukunda,
shyiraho uburyo ku bantu bagutekereza, shyiraho uburyo mu izina rya Yesu. Herode mwima uburyo bwo kwica abantu bawe. Hari Herode w'ikigeragezo, hari Herode wo mu buryo bwinshi, mu ishusho itandukanye, ariko turagushimiye kuri Imana imwimye uburyo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Uko wimye uburyo Farawo bwo kugera ku Bisirayeli bakurikiye, niko wimye uburyo abanzi bacu baduhiga. Komeza utugirire neza, kandi buri muntu wese umurinde, imbaraga zawe zigaragare ku buzima bwawe, ku buzima bwawe uri umwe wese. Icyubahiro cyawe kigaragare mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma wifuza ko tugusengera, wifuza gusengana natwe, cyaba ari icyifuzo cyangwa igitekerezo, ushobora kuduhamagara kuri telefoni igendanwa 0788620524 cyangwa ukadusura ku Irembo Ryera TV. Imana iguhe umugisha, amen. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda.